natwe neza, tuzirikane ibitangaza bitandukanye Imana yakoze, na by'umwihariko ku bw'iki gitondo cyiza Imana iduhaye. Ndagira ngo umuntu wese afate uburyo bwo kwegerana n'Imana, tera intambwe nyinshi yegerane n'Imana, yumve ari bugufi bw'Imana, yumve Imana iri iruhande rwe. Imana ibwira Mose ngo yewe Mose we, hari ahantu bugufi bwanjye, aho ngaho ariho uzahagarara. Iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese yumve ko ahagaze bugufi bw'Imana. Tugiye gusenga Imana. Urabanga iganiryewe umuntu niyinjira muri jyewe ubwa mbere azakizwa. Turashimira Imana ko muri rero ryitwa Yesu dufitemo agakiza. Haleluya. Nubwo umuntu yahora n'ibimugerageza, ariko muri Yesu hari ubutabazi. Nubwo umuntu yahura n'ingorane agahura n'amakuba, Umwami Yesu yatsindiye isoko ryo kuturengera, Umwami wacu ntahabwa icyubahiro. Haleluya. Aravuga ngo icya kabiri, umuntu niyinjira muri jye ngo azinjira kandi asohoke, azagera mu mudendezo. Mbese muri Yesu iyo umuntu agezemo ava mu cyumba kimwe akajya no mu kindi, akava mu cyumba kimwe akajya no mu kindi. Muri Yesu harimo imbabazi, muri Yesu harimo ubuntu, muri Yesu harimo gutera imbere, muri Yesu harimo ibyo twifuza byose. Uyu muririmbyi waririmbye indirimbo turirimbeho igice kimwe, aravuga ngo yatugize kuba abavandimwe be, Umwami wacu ntahabwa icyubahiro. Abari hano namwe, abari hano namwe, tere haleluya namwe. Nibutse iminsi ya kera, tekereza umurimo w'intoki zawe, Data we kuramburira amaboko. Mwami wacu ahimbazwe. Urumva bya bihe by'ububyutse batubwiye bwari ahanini bufite intego yo kwezwa no gutungana rwose. Hagendaga havumbukamo ibintu bidasanzwe birimo n'izi ndirimbo nziza zagize umumaro mu gihe cyazo, kandi n'ubu turaryohewe. Siko bimeze? Ibintu rero by'ububyutse bishorewe n'imbaraga z'Imana, ntibijya bigajuka, ntibitakaza uburyohe, ntibikayuka. Umwuka ahora agenda abirunga, abishyiramo ibirungo, bigakomeza bikaryoha. Mukomeze muryoherwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Agira ngo nakire Pasiteri Yohani Rugeri Nyange, ngiye kumukoresha umurimo wo gusabira umwigisha. Ariko yabwira abamoni bagenzi barabwira ati mwe mwisigarira aha, igihe yenyine ndahagisha Abisirayeli se hari umuntu utajya ubatsinda se? Jyewe ndahagije, reka ngende njyewe nkwereke icyo mbakorera. Nahashi yazamuka wenyine kandi azamukira kurwanya ubwoko bwa Isirayeli. Ingorane ziraba, ngo bamurebye bose bahinda umushyitsi, bamurebye bose bacishwa bugufi imbere ye, bamurebye bose baravuga bati rwose tubabarire udutabare, turabona nta yandi maboko yadukiza uburakari uzanye. Nahashi ati ndabafashe rero, atumva rero uko bimeze, niba mushaka ko mbareka mukabaho nanjye ndabyemeye, ariko turagirana amasezerano. Ikintu cya mbere, muremera kuzankorera, nkazabakoresha imirimo y'uburushyi, ntazabahembera. Bati ibyo byo turabyemeye, tuzabikora. Bati icya kabiri, muremera kumpa kuri iki gihugu mutuyeho nanjye nkayoboraho. Bati rwose kimwe cya kabiri cy'ahantu dutuye uze nawe wifatire, uzajya utanga amabwiriza, uzabe nyumba 10, ube gitifu w'akagari, ube n'uw'umurenge, nushaka uzabe meya, ahantu nawe wiyorere. Bati noneho rero ndashaka ko mutandukana n'Imana yanyu ya Isirayeli burundu, utazongera kuyitekereza, nayo ntizongere kubatekereza, kuko twamenye amayeri yanyu, mujya mugera mu kaga mwayitakira ikabatabara. Ndagira ngo mbatandukanye nayo uburyo bw'igitangaza. Ikimenyetso cyabyo nuko umuntu wese wo muri mwe yemera nkamuvana mu ijisho ry'iburyo.
kandi iyo yari inenge mbi yatumaga umuntu ahanagurika mu muryango wa Isirayeli, kuko abatambyi bari bafite inshingano yo guhesha abantu baje gusenga umugisha, kandi umuntu umeze gutyo ntiyari bujye kwinjira mu rusengero. kandi iyo Bibiliya ivuze muri iki gihe cy'itorero ryo mu butayu ikavuga ikintu cy'iburyo, ibivuga umugisha, kuko umugisha wose wo muri Isirayeli wabaga mu kuboko kw'iburyo. Muranyemerera rero umuntu wese muvane mu ijisho ry'iburyo. Bati ibyo nabyo turabyemera da, none se twabigenza dute? Attention na Nahashi, witondere Nahashi atakuvana mu ijisho ry'iburyo akakubuza umugisha wawe. Arahari ari kuzunguruka. Nahashi ni dayimoni kiroso, arashaka guhanagura izina ryawe imbere y'Imana. Kandi iyo umuntu yahanaguritse imbere y'Imana n'ahandi ntabwo byamuhira. Izina ryawe nirihanagurika imbere y'Imana mu bihereza umugisha ukaba utarimo. Uzasanga yarihanaguye no mu gitabo cy'abacuruzi, uzasanga yarihanaguye no mu gitabo cy'ababyeyi babyaye, uzasanga yarihanaguye no mu gitabo cy'abakozi ba leta cyangwa abikorera. Uzasanga Nahashi yaguhanaguye. Nahashi niyo mayeri afite, arashaka ko abantu bemera gutandukana n'Imana yawe ya Isirayeli, bakemera kugendera munsi y'ububata bwe. Ariko Imana idufashe, Imana igushyigikire mwene data, umenye amayeri Nahashi ari gushaka gukoresha, wirinde atakuvana mu ijisho ryawe ry'iburyo. Nahashi yaba umusore mwiza uri kukurambagiza, yakubwira uburyo muzarwubakana ukabona bifite icyerekezo, ariko ashaka no kubanza kugusambanya, ijisho ry'iburyo riragiye. Nahashi yaba umukoresha wawe mu kazi, kubwira ko muzakorana neza ibintu bikagenda neza, ariko akakubwira tuzajya umfasha muri ubu buryo, nkeneye udufaranga umfashe kwiba, nutabikora ntituzakorana, ariko nubikora ibintu bizagenda neza. Nutaba amaso nawe ijisho ryawe ry'iburyo riragiye. Nahashi yazamukira mu rugo rwawe utari ubyiteze, yazamukira mu rubyaro rwawe, yazamukira mu mutware wawe cyangwa mu mufasha wawe. Nahashi ntabwo ajya atinya igihugu cya Isirayeli, ashobora kuzamukira no muri korari. Sinigitangaza, Nahashi yazamukira mu nama nziza y'abapasiteri. Nahashi ni igitangaza. Ikintu kitureba twebwe nuko tuba maso, tukamurinda amaso yacu y'iburyo. Imana idufashe cyane. Haleluya, haleluya. Nahashi arazerera. Mwanditsi witwa Petero aranditse ngo mube maso, kuko umurezi wanyu Satani arazerera nk'intare yivuga, ashaka uwaconshomera. Nahashi, Abisirayeli bari baneshejwe byarangiye, bari bemeye gukora amasezerano y'uburushyi, bari bemeye ko amaso abakurwamo. Abisirayeli n'ibitangaza, uzi ko bari batanze n'igihugu cyabo ngo kiyoborwe na Nahashi, waruje userukiye Abamoni. Ariko hirya y'imbaraga z'abantu hari imbaraga z'Imana. Haleluya. Hirya y'ibyo abantu bashoboye hari ibyo Imana ishoboye. Hirya y'intege nke z'abantu imbaraga z'Imana zirahari. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Njya ntangarira Imana cyane. Bibiliya igaragaza ko buri gihe cyose Imana iba ifite abantu bayo. Mu gihe cy'abacamanza yari yararobanuye abantu bayo bitwa Abanaziri. Mu gihe cya Eliya twese turabizi, yamuhaye itangazo iramubwira ngo si wowe wenyine usigaye, mfite 7,000 nabitse bitapfukamiye Bayali. Haleluya, haleluya. Kwa Paulo na Kefa na Polo hariya i Korinto, burya naho Yesu yari afite nk'umugabane w'abantu be. Ejo bundi Paulo yandikiye Timoteyo, aramubwira tumva Timoteyo mwana wanjye, urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo no muri iki gihe Imana izi abantu bayo. Haleluya.
ndagira ngo mabwire ko abantu b'Imana bagihari, nta n'igihundwa abantu b'Imana baracyahari, muri korari urimbamo abantu b'Imana barahari, muri abo mwicaranye harimo abantu b'Imana. Ntabwo abantu bose ariko banyoye inzoga, ntabwo abantu bose ariko basambanye, ntabwo abantu bose ariko basubiye inyuma. Oya ye, Satani ntakwihebeshe, abantu b'Imana barahari. Haleluya, haleluya. Ahubwo dukomeze dushimikire amazina yacu agume kuri urwo rufatiro, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Muri iki gihe ngo Imana yari yararobanuye abantu bayo bitwa intabaza. Yusomye Gutegekwa kwa 2:32-10, Mose avuga ibyo guhamagarwa kw'aba bantu abanura. Ubwo yari agiye gutandukana na Isirayeli, yaravuze ngo bazahagurutswa n'Imana, Imana ibazigame mu gihe cyawo, ngo kandi abo bantu bazaba imboni y'ijisho ry'Imana, intabaza. Haleluya. Umuntu ujashaka kubacokoza azaba ashatse gucokoza imboni y'ijisho ry'Uwiteka. Yeremiya igice cya 8 we yanditse isengesho ryahoraga mu kanwa kabo, ngo buri gihe bahoraga barira bavuga ngo icyaduha uyu mutwe wacu ukaba iriba ry'amazi, ukaba n'isoko y'amarira, ngo tugakomeza tukarira ngo kubera abantu b'Imana ibyaha biri gushaka kwica. Imana nidufashe cyane. Yesu abavugaho mu butumwa bwiza bwe bwanditswe na Luka, aravuga ngo abo ngabo ni intore z'Imana zijya ziyitakira ku manywa na nijoro. Pawulo agiye kubavuga, bwendikiraga Abaroma igice cya 8:1, aravuga ngo abo ngabo bagendana akarusho kuko babitswe ibyavuzwe n'Imana, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Abo bantu bariho bitwa intabaza. Imana ngo yari yarababitse muri icyo gihe, mu gihe cyose Imana ibifite ahandi ipfunyika abantu bayo. Ngo bumvira bagenzi babo uburyo bamaze kwemererana hasha amasezerano bagiye kugirana, bati mube muduhaye akanya natwe tugira icyo tuvuga. Bati ngaho namwe nimuvuge. Bati turashaka kubuza Abisirayeli babe baretse gusinya aya masezerano, babe baretse kwitandukanya n'Imana yabo. Ahari Imana yabo barayibagiwe, nubwo bayiretse nibatwemerere tubanze tuyibibutse, ngo bibuka imirimo y'Imana. Haleluya. Baravuga ngo nubwo Nahashi yitwaje ibyuma byo kutunogoramo amaso, ariko dufite Imana yigeze ikora, dufite Imana y'inyembaraga. Umuyobozi w'iteraniro yadusomeye ijambo, ngo Dawidi aravuga ngo nibutse imirimo yawe, nibutse iminsi yanjye ya kera, tekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko. Haleluya. Izi ntabaza zibwira ubwoko bwa Isirayeli ziti nubwo ibyacu mwabivuyemo, nubwo iby'umwuka mwatandukanye nabyo, ariko reka tubibutse Imana yacu ni inyamaboko. Nahashi bateye ubwoba none ntabwo aruta Farawo n'amagare yari ariho. Nimwibuke cyagiye tugeze ku nyanja, Imana yaramukangaye, inziga z'amagare ye zirakuka, idutindira ikiraro ku nyanja, ifata amazi yayarunda, iyahindura ibirundo by'amabuye, turatambuka turambuka. Burya ni Imana yabikoze. Haleluya. Bati yemwe mw'Abisirayeli mwe, nuko mwibagiwe twamaze imyaka 40 mu rugendo rwo mu butayu, twararyaga kandi tudahinga, twararyaga kandi tudacuruza, twararyaga kandi tutagiye guhahira mu gasoko. Imana yaradutunze mu myaka 40 twamaze mu butayu. Dufite Imana ikomeye. Haleluya. Bati amaboko y'Imana arakomeye kuruta amaboko ya Nahashi. Imana yatuvaniraga amazi yo kunywa amara inyota mu gitare kibuye ryo mu butayu. Imana yatugiriye neza, ntabwo twayireka. Yaratwambitse tudahaha imyambaro mu isoko, nta n'abatayeri baba mu gihuru cyo mu butayu, ariko Imana iratwambika turaberwa. Imyaka 40 irarangira, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Bati mw'Abisirayeli mwe,
kuki mwibagiwe Imana? Nimwibuke imirimo y'Imana. Kanze mabwire bene data bahana igihundwe, nimushaka kurebera Imana mu byo izakora muzarinda musaza mutarayibona. Niba mushaka kubona Imana nimuyirebere mu byo yakoze. Imana irimo, Imana irahari. Kuwa mbere yarakoze, kuwa kabiri yarakoze, mu kwezi kwa mbere yarakoze, mu kwa gatatu yarakoze, mu gihe cyaguma mu rugo Imana yarakoze. Wamaze amezi 5 uhembwa utajya ku kazi, Imana yarakoze. Witegereza kuzarebera Imana muri 2020, muri 2020 twarayibonye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Ntambwe ya mbere kugira ngo tubone agasusuruko k'Imana nuko twibuka imirimo y'Imana. Abantu nubwo bayivuga nabi, ariko wenda twabura icyo tuyiha, ariko ntitukayisebye. Imana yatubereye Imana. Haleluya. Imana yatubereye nziza. Imana yaradutabaye. Imana nihabwa icyubahiro. Jambo rya kabiri, zintabaza zirababwira ziti twebwe uruhande duhagazemo ni ukwizera Imana yacu. Ndagira ngo mbabwire kwizera gukorera hejuru y'ibitekerezo by'abantu. Uzamera uko ushaka kuba kubw'amasengesho yawe yo kwizera. Nubona ibintu bidakunda, kugira ngo ibyo bintu bizakunde nubwo baguha ubushobozi bwo kubikora biragoye. Kwizera ni ukwemeza, kwemeza ukavalida, ukemeza ko Imana ariyo yonyine ishoboye ibyo bintu uri kwisaba. Ukavuga uti ibi ngibi data wacu ntabishoboye, umuryango wacu byarawunaniye, ibi bintu ndareba nkabona nta yandi makiriro, ibi bintu ndabifashe Yesu we, iyi dosiye niwe nyihaye, ndakwizeye nzi kuzabirangiza. Niba ubirangiza mu gitondo, niba ubirangiza ku manywa, niba uri bikoreho nimugoroba, igihe cyawe cyo mu biro ntabwo ari gihe ugitegeka, ariko nziko nabishyize ku meza yawe ukoreraho, igihe cyose uri bwinjire mu biro urabikoraho tu. Haleluya. Ntugire imitima ibiri imbere y'Imana. Jambo ry'Imana riravuga mu rwandiko rw'Abaheburayo ngo umuntu w'imitima ibiri nta kintu Imana yamuha. Kwizera ni amavuta adasanzwe afata ibintu akabihindura kuba ukuri kuzira ikinyoma. Mwanditsi witwa Yohana urwandiko rwe rwa mbere gice cya 2 umurongo wa 27 yaravuze ngo burya twasizwe amavuta y'imbaraga ajya afata ibintu akabihindura ukuri kutari ibinyoma. Ngo kandi kubw'uko gusigwa ntidukeneye undi muntu wo kutwigisha. Aba bantu bo kwizera n'abantu bakomeye bazamutse mu cyumviro gikomeye cyo gusabana n'Imana. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. 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 Aya mavuta yo kwizera niyo Elisa yisigaga. Abantu bajyaga babona Abasiriya baje kwica Elisa, ariko Elisa we aharyamye hirya mu cyumba cye mu buriri akavuga ati jewe ndi kubona amagare nkabona n'amafarashi y'umuriro yaturutse mu ijuru ari kumwe nanjye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Mugaragu we Gehazi utazi ibyo kwizera akareba agashaka umuriro agashaka n'amagare y'umuriro ntayabone, ariko Elisa umunyakwizera ayo magare yabaga yayabonye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Aya mavuta yo kwizera ni amavuta adasanzwe. Yishyuye amadeni y'umupfakazi asigaye amutungana nabe. Bibiliya iravuga ngo abantu bazasigara mu gihugu bazatungwa n'aya mavuta. Yesaya 7:22 ngo abakiranutsi Imana izabasiga bene aya mavuta yo kwizera, kuko umukiranutsi w'Uwiteka azabeshwaho no kwizera. Aya mavuta yo kwizera ateye ubwoba. Umwanditsi witwa Yakobo yaravuze ngo umuntu narwara ngo azajya atumira abakuru b'itorero baze bamusengere bamusize amavuta. N'aya mavuta nyine, n'aya ngaya yo kwizera nyine, niyo baza bakagusiga. Aya mavuta yo kwizera akiza indwara. Mwazamura Imana yacu icyubahiro.
haleluya haleluya. Iri jambo rirasobanuka neza ngo nubwo yaba yarakoze ibyaha nabyo azabibabarirwa ku bw'aya mavuta. Burya ni kubwo kwizera umuntu ashobora gukizwa no kubabarirwa ibyaha bye. Umwami wacu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Ikiri kubunza dayimoni Nahashi no kugira ngo aguhanagureho utwo tuvuta two kwizera, ariko ongera wemeze ko Imana ari ishoboye ibintu byose, wemeze ko Imana itabeshye, wemeze ko Imana ariyo kwizerwa. Jambo rya gatatu, ziriya ntabaza zakozeho